ibintu Sabe yakoze cyangwa se ibintu byabaye kuri Sabe nanjye nibyo byambayeho. Mama wambabariye basi wambabariye basi. Mwongeye kwirirwa, ndahamya neza ko mumeze neza, mumeze mute bakunzi wa Nick P family. Ndahamya neza rero ko mwese muri amahoro, kanongere mbasuhuze kubw'igihe kinini cyane giciyeho. Nongere nshimira abantu mwakoze subscribe kuri Nick P family. Natwe turahorera amakuru yacu n'aya ngaya, turashima Imana. Uyu munsi mwijwi rituje muri kubyumva nyine ntabwo meze neza, ariko wa mugani Sabe niwe ukunda kuvuga ngo uyu munsi umeze neza, ejo ukaba utameze neza nyine. Uyu munsi bari byiza, ejo bikaba bibi. Rero guys, uyu munsi narinje kubabwira ko nyine ndarwaye maze iminsi ndwaye, ariko kubera Imana nyine ndaza gukira, biraza kugenda neza. Ubwo rero nari mbakumbuye, ndahamya neza ko namwe mwari mudukumbuye. Abakunzi ba Nick P family mwakomeje gutegereza video wenda murazibura, ko nyine natwe ntabwo habaye twe, haje mu burwayi. Rero nagenda tekereza ndavuga ati se ko mbona uburwayi bukomeje kuba uburwayi, abantu bacu nabo bakaba baratubuze. Narababonye abantu banjye mwanyandikiye mubwira ngo video byagenze bite ko tutari kuzibona. Narababwiye ngo vuba ziraje, ariko buriya niyo umuntu akubwiye ngo soon ntabwo uzi ngo soon ni ryari. Kubera Imana niwe turi kumwe hano, kubera Imana nawe yararwaye. Hano hari ikirwara cy'ikigiripe kijya gifata abantu hano. Iyo umwe akirwaye mu nzu, mwese muhita murwara. Kubera Imana none se ngo bimeze bite? Ndi kubona nsa gute? So rero guys, mfite imbeho, ngira imbeho nyinshi cyane. Kubera Imana niwe twirirwanya hano mu rugo, niwe turi kumwe, ariko ngaruwe n'urukundo rw'abafana. Buriya hari akantu Sabe nanjye, buriya hari ikintu yanyigishije. Sabe hari ibintu yakoze nanjye ndavuga ati rwose ibi bintu Sabe akoze mbitekerezaho cyane. Ndavuga ati Sabe rwose, Sabe ibintu unkoreye nanjye ibi bintu ngomba kubyigiraho nyine. So rero ibintu Sabe yakoze cyangwa se ibintu byabaye kuri Sabe nanjye nibyo byambayeho. Ati gute rero? Sabe yaragiye abona chaîne ye, channel ye, abantu bari kugenda, aba subscribers bari gucaho, yararwaye. Angije avuga aravuga ati rero aba bantu ngomba kubiyereka, babwira ko ntarapfa, ko ndiho. Uri mu ishusho ya Sabe. Nanjye nje mu ishusho ya Sabe, ndavuze ati rero aba bantu aho kugira ngo muzancike, nyabuneka ndahari.
muzapfira imbere ya kamera kandi urumva tuzapfira imbere ya kamera tuzayigumaho rwose nzayigwa inyuma shanda kurahiye kamera tugomba kuzayigwa inyuma rero Sabe warakoze ku gitekerezo cyiza wazanye nimba urwaye ugomba kugaragaza n'akuka kawe ka nyuma nanjye kuri iyi nshuro rwose pe ntabwo ndi kubabeshya ndarwaye pe byanyabyo ndarwaye pe ariko kubera Imana twapanze akantu njye navuze ati se ndarwaye pe ndi kwirirwa mu rugo mama yake ari kujya mu kazi wenyine kubera Imana nawe ari kujya mu kazi agataha nkamuhamagara mbwa ati se kubera Imana waje tukareba icyo dukora akaza akankorera agakawa hano n'akacyayi ariko mbwa ati se papa yawe ufite imbaraga ryari ngo tuzakora ikiganiro tuzaganiriza abantu bacu ariko nkamubwira ati wapi imbaraga ziracyari nkeya ariko uyu munsi none ibintu yambwiye byo simbizi rwose yambwiye ngo rero ngwino hano turebe ikintu twakorera mama yake ariko mama yake ngewe wenda n'ubwa mbere ngiye kubikorera abakunzi bacu hano na mama yake nifuje kuzamukorera prank ariko muri uyu mwanya natekereje ko ngomba gutekereza prank ngomba gukorera mama yake se n'iki kintu namukorera ndwaye mu mbaraga zanjye nkeya mfite n'iki namukorera mama yake amaze igihe ahangayitse ku bwanjye arajya mu kazi akagenda ahangayitse avuga ati se Nick P umeze ute papa yake umeze ute se kurya byanze iki bintu byose ntabwo ndi kujya mu kazi ubwo rero afite impungenge ku bwanjye kujya mu kazi nawe ndi kumubwira ati mama yake ko byagenda kose ugomba kujya mu kazi ugakora ntabwo ugomba kureka akazi ngo kuko ndwaye genda rwose ujye gukora ariko ari kugenda ahangayitse kubw'ibyo mpamvu rero kubwo kumpangayikira kwe avuze ati mama yake ngomba gushaka ikintu sinigi kinamukorera ku buryo buriya nubwo waba urwaye ugerageza wereke umuntu muri kumwe ko utagiye gupfa ugomba kwereka umuntu muri kumwe ko agomba gukomera atagomba guhangayika ku bwawe nyine ugomba kwishyiramo nubwo waba urwaye ugomba kwishyiramo imbaraga nyine ukireka umuntu umurwayi wawe umurwaza umuntu ukurwaje ugomba kumwereka ko ukomeye buriya nubwo we aba atari kumva uburibwe buri kumva ariko burya aba ababaye cyane wowe ntabwo uri kubwumva ubwo buribwe bwe nawe ntabwo ari kumva ubwawe ariko aba yumva ashaka kubona ugarutse mu buzima nyine mukongera mugaseka ukongera ukava mu rugo ukajya mu kazi so rero nanjye iki kintu ngiye gukora ni mu rwego rwo kuba nakwereka mama yake yuko kweri makuru guseka uri guseka niyo mpamvu njye imbaraga nkeya mfite mbe imeze nabi niyo mpamvu ndi kugira ngo nkorere mama yake prank ndebe nimba ese mama yake arabyakira gute cyangwa se namwe mwari munkumbuye iyi prank murayakira gute simbizi ariko just ugerageza ube umuntu wawe hafi niwe muba mubana mu nzu uba ugomba kumwereka intege nkeya zawe uba ugomba nyine kumuhumuriza kumushyiramo imbaraga kugira ngo nimba agiye mu kazi nyine cyangwa se nimba muri hamwe mu rugo abone nyine ko muri kumwe ko ufite imbaraga nyine ntumuce intege buriya iyo urwaye ukereka umuntu ko urwaje ko nyine ntumwereke ko ukomeye aravunika cyane so rero niyo mpamvu mama yake nshaka kugira ngo nyine muhe courage nimba uyu munsi yari ari gukora acitse intege ejo azakore ameze neza kwema mu telefone mpamagare mama yake ndashaka guhamagara mama yake ku kazi ndashaka kumuhamagara nkamubaza ati se imeze bite nyine nkamuganiriza nkamubaza ukuntu akazi kameze nkamubaza ibintu byose nyine
nkagerageza mu by'ukuri pe ndarwaye pe bya nyabyo, ndarwaye bya nyabyo pe, ariko ndashaka yararimo kumbwira ngo ntabwo agomba kujya mu kazi, ngo ntabwo agomba kujya mu kazi, ngo agomba gusigara mu rugo, ngo ari kumwe nanjye akanyitaho, ariko ndamubwira ati no, oya, akazi kagomba gukorwa uko byagenda kose. Kubera ima telefone kandi ndebe isi ngenda ishyira ishyira hano murakoze nakamamagare mama yake ndebe Halo. Mama. Kara. Meze bite? Meze neza. Ja. Wowe? Wapi mani, wapi bimeze nabi noneho. Bimeze nabi. Babarire ko wasaba akanya ugasimbuka merekeza kwa muganga, ndumva ibintu bibaye nabi. Oya se? Ya. Umva noneho umuriro wabaye mwinshi, noneho ndikuruka, sinzi ukuntu bigenze, noneho ndikuruka. Kandi oya sinakubwiye ngo nsibura byanga. Mbabarira umfashe please, mbabarira umfashe uze tujyane kwa muganga cyangwa mpamagare ambulance banjyane. Esuwe. Ntabwo nzi kuruka ukuntu bije, noneho umuriro wabaye mwinshi cyane, ntabwo ndikumva imbaraga ziri kuba nke cyane. Kinini ntagifashe mu gitondo. Ndi jyenyine mu rugo, ndi jyenyine. Kandi nakubwiye nsiburanga. Ndabyumva ako inga ntabwo kazagwa mu nzu yeste. Inga please nta mwanya mfite wo kuvuga kuri ibyo bintu, babarira cyangwa mbwe nimba utari buze ngiye mpamagara ambulance ngende jyenyine. Ako ntabwo meze neza ndabikubwiye. Okay, umva nyine. Oya stiraboy. Okay, sawa gato. Danse ndaje ngwamagare mukanya. Sawa. Sawa. Guys, ndahamya neza ko nabyumvise mama yake agiye guhitaza. Kandebe ntegereze niba yongera kumpamagara. Mama yake ntabwo akorera kure yo mu rugo, ni hafi yo mu rugo, ntabwo ari kure. Ako mama yake ndabizi neza ko agiye kuza. Ngere ikintu ngiye gukora, ngiye kuryama hano, urumva? Ngiye kuryama hano muri iyi ntebe mama yake akunda kuryamamo. Guys, noneho ngiye kureba ko namukorera nyine surprise yanjye nimba iri bupfe, ntabwo mbizi, ariko reka ndebe. Ngiye kuryama hano mu ntebe, noneho mama yake arava mu kazi, turebe nimba ariko ndabizi ibyo byose arasa. Ngiye kuryama hano mu ntebe, hanyuma ndebe ukuntu ari buze kuza kwitwara. Ari mwebwe na mama yake, ndareba ukuntu muri buze kubyitwaramo. So rero ngiye nk'ibisanzwe kubera ima ngiye kuryama hano mu ntebe. Mama yake akuna ubundi masaha, mama yake n'ubundi haburaga iminota mike ngo atahe. Ngiye kuryama ahangaha mu ntebe, noneho mama yake naza araza. Aravuze ngo ugiye kujya mu magare. Mama yake ntabwo muzi, buriya yaje. Guys, ngiye kuba ndyamye hano. Ndabizi ko ubundi tubane ubundi iyo madamu wawe arwaye ubigenza ute? Uramuhahamura ukamukuramo umutima? Ese iyo umugabo wawe arwaye bigenda bite? Wowe uramuhahamura? Yaramagaye. Mumpe.
arongera arahamagaye. Halo. Niki? Yo, ndakumva mama. Ubu ngiye kwambara ndaje. Bagwaye uruhushya? Yo. Sha please mbabarira mfasha ndapfuye. Kandi oya nakubwiye kuva kare ngo nsibura bya. Inga please mbabarira ibyo nawe nshaka kubyumva. Kwandikese hano. Okay, sawa ndaje ngiye kwambara. Okay, sawa kitose. Okay, sawa. Ja. Aha. So guys, mwabyumvise mama yake araje. Mama yake araje. Akira phone yawe man. So guys, mama yake agiye kuza. Kambi niryamye hano mu ntebe. Intebe ayikunda kubi, ayikunda kubi. Nanjye niho niriwe niryamiye nirebera televiziyo. Iyi ntebe sinzi ibintu bibamo. Intebe wicaramo apfa kwirambikamo gakeya akabura sinziriye. Mama karamitana uyu munsi none. Umubyizi uyu munsi ndawisha. Mama none ukuntu akunda gukorera amafaranga uyu munsi. Kumukura ku kazi ku bintu by'ubuginga. Kumitana ariko guys impamvu nanjye mbikoze mama yake arampangayikiye. Mama yake iyo ndwaye ubundi ikintu cya mbere mama yake y'abana barwaye cyangwa ngiye nkarwara ubundi abana nibo ba mbere bamuhangayikisha. Y'abana barwaye urumva amashuri ntabwo baba bakigiye ku ishuri ubwo nyine akazi nawe kaba gahagaze ntabwo bakigiye ku kazi. Rero iyo haje imbogamizi zimubuza kuba yakorera amafaranga cyangwa se bimubuza kuba yajya mu kazi cyangwa se ngewe nkarwara nyine nkaba ndi mu rugo nyine urabyumva nyine. So kuba umuntu yarwara ukabura ukuntu yo abantu rero mwitege ibintu nshaka gukorera mama yake. Mwitege ibintu nshaka gukorera mama yake. Kumubeshya oya barabizi ko ndwaye. Yarabizi ko ndwaye ako noneho nawe ntabyo nkubwiye kankureke kamwiyorere. Ahubwo wowe muntu uri kuri kamera wowe uri kutureba uze kumpa amanota bundi. Ni ubwa mbere nkoze prank. Naje gusanga kuba mu rugo nubwo waba mu rugo urwaye ntago waryama gusa ngo ugomba gukora. No mu rugo ugomba gukora nubwo ugihe urwaye ugomba gukora akazi ko mu rugo sibyo? Akazi koroheje nimba udashoboye kugera ku kazi nagusanga ibyo ngibyo ntabwo bindeba. Ufite ukuri buze kwisobanura. Arampitana kinini nibagiye kunywa kinini cya saa sita. Ngubu noneho ari gutwarira mu ryibiri. Yafatiyeho. Niyo mpamvu kweri Imana ndi kuvuga nubwo ugomba kuba urwaye ugomba kugira akazi ko mu rugo ugomba gukora koroheje ariko ntukomeze kuba mu buriri. Iyo umuntu agumye mu buriri araremba. Rero nanjye navuze ati kugira ngo bakara akantu Sabiyusi yakoze. Akantu ka Sabe kampaye ide rwose. Sabe yamwituye aravuga ati rero ndahari bantu banjye nubwo babwira ngo narapfuye wapi ndahari. Ahubwo mureke babwire mukore subscribe urumva mukore subscribe mwongere umva bakoraho rimwe. Akoraho rimwe udakoraho kabiri kavaho.
ikavaho kabisa. Hega so waba wirebera ariko si mwana wanyere telekomande nka nirebera televiziyo mwana. arasanga uri kureba televiziyo. Nsanga nirebera agateleviziyo byibuze ndategereza umuntu kugeza arya. Ntabwo ari kure, ni hano haruguru. Okay. Kagarika ibintu byose araduhitana. Ndebera. Guys, yaje urumva yego none ngiye gutitira ngiye gutitira nk'inshuro nk'eshatu. Mwani kipi? Mama. Nimezutesa. Wapi mwana wapi? Nani usikufuta muliro? Ya. Chiza. Basa mwikinini. Mwikinini. Nakinyere mu gitondo. Basi turamuzanira mote. Oya sinabwiye nsibe uranga. Ntabwo umeze gutya. Basi cyane. Ndaje nicara. Mufashije ngiye namufashije ngewe nagiye ko guhamagara ariko nyine tumaze kutashyiraho video nabareka nabyo bigire content ngo wanyandike nawe wajyaste barona no kukamukira se kandi umuntu areba ikinini cya kizuba Nakinyere mu gitondo. Mu gitondo turisanga hapi ni ikipi? Ntabwo nzi amasaha ageze. Haguruka. Hazamfira. Nakinyere mu gitondo. Uzi amasaha ageze? Uzi amasaha ageze? Fakini. Uzapfa pe. Awi. Yamaye. Ko n'inyota arenyeje. Yego muri. Awi. Aho simbo kweli. Awi.
iyo kamera ni iki umuntu ahamagaye ngo ararwaye bakeneye gufasha ahantu uri mu rugo urahafashe kamera nyine nayifashe ku bwiza ntabwo wafata wagafata ibintu muri ikintu cyakiri kure niba ashaka kujya kwa muganga urumva se wagiye nanjye ngejeje kuza niwe shaka umuherekeze basi mama yanjye mbabara ibyo bintu mubyihorere njye mfasha basi ngere kwa muganga nta kindi nshaka ibyo bintu mubyihorere mwana ibyo mubireke tumaze iminsi tudashyiraho video ndabaye kan profite kuri YouTube umuntu ari gupfa hano urifata video niko tumaze iminsi tudashyiraho video abantu baratubuze mwese iyo ambulance bambwiye guhamagara yari kuza ugasanga iyi kamera hano ntabwo kuza utarahagera ntabwo utarahagera njye nta nubwo nari nzi ko hashizeho ntabwo nari nzi ko si wowe nabi washizeho kamera bwere ibi bintu mani papa wowe uko bizi video koko mu minsi hashize iminsi ndabakukira video basi tubwira abakunzi bacu yuko urwaye icyo tubivemo ibyo bikamera tujyana umuntu kwa muganga ibyo kamera ntabwo bitakiye hano ntabwo ndi kuri kodinga nabiretse bose mumfashe bose mumfashe njye kwa muganga ibyo tubibyaye kandi uhamubwira nzabivamo basaguruka tugende moya basi reka ndi kinini kimanza gikore basi mbabarira ikinini gikore basaguruka tugende n'ikipi basi mbabarira mu kanya basi minota 2 basi minota 2 moya mbabarira minota 2 basi urabizi iyo bwakeye ururongo rwa ruri kwa muganga wegera ndabizi haguruka tugende tugire n'igihe turi buvire ndabizi basi ndaje minota 2 basi mumpamagare kuza gutwara wahagurutse tukagenda yo byuke basi minota 2 minota 2 moya mbabarira minota 2 basi ndatambyuka ararembye nawe n'ibikamera aho ngaho njye nabiretse kuri kodinga ariko n'ikipi haguruka wegera okay kantimbyuke basi kantimbyuke subiza ukuntu nje ndi kwiruka ngo baruhaguruke tugende basi okay mu kanya basi mu kanya amasaha kujya gucura abana arabageze haguruka tugende n'ikipi umutwe waremere ndikuzongera kamanzi mfate basi ngire impuzu gufata akaboko bakicara umutegereze basi ntegereza basi uko ugumye uryamye hano ni kukomeza mama wambabariye basi nkamanza ngatuzamo gakeya mbabariye nose mpamagariye iki n'ikipi basi mbabarira iminota 2 basi mbabarira ndikuzongera mama basi ndagufata akaboko n'ikipi basi iminota 2 reka basi ndahuka iminota 2 basi iminota 2 kameze basi uretse gato iminota 2 basi nabona nawe urwaye guri intoki zawe zirakonje haguruka ndagwikoti n'ikipi tugende basi okay iminota 2 inga iminota 2 dusafira zirageze mu kanya abana barabataje iminota 2 basi iminota 2 minota 2 n'ibishirungira se bamuhaye minota 2 nawe kugeza jato washaka kugira umuntu tukagenda wabyutse ukajya kwa muganga papa ya mwambabare basi mukampa iminota 1 basi reba ukuntu ampamagaye umunota 1 hasigaye umunota 1 basi tukagenda basi muterure muhagurutse nyine sukuri muterure umuntu arwaye zikubagura umunota 1 mumaya n'ikipi wahaguruka maya ikibazo cyawe naho yutisha umuntu umutwe wambabare basi basi wamaya okay basi umunota 1 basi basi kanzi umutwe umutwe kuzengera umutwe kurunike cyane singwaye kinini kiragufasha ihangane basi tugende sibyo umutwe kurunike muganga wahe sinavuye niki wahagurutse ntabwo uzi ukuntu umurwayi aba amerewe umurwayi avuga ibyo ashaka intoki zawe zirakonje basi nese ngufashe iminota 2 gusa ndahita mbyuka 2 yashize cuma yambabariye kwe basi mu kanya gato basi ntushizeho gatoya ndemwe nanyu hara nafashe kamera muri kwimana jato uri mu biki oya njye ntabwo kamera nyifashe just nuko nabiretse sanguje nkabireka kandi ifashe
ndayifashe se ko nyiyicariye hano kugira ngo umujyane ndetse waje ukamfasha ese niyo nayifata ubu video koko yo kuza gushyiraho basi twereke abantu yuko video umuntu arwaye umuntu arwaye siko twatangiye YouTube channel ndetse urahurira neza abantu badukurikira video babona umuntu ataheruka kugaruka urumvikana niki wamba bariya wowe ugahaguruka mama yana nukuri kw'Imana none ugiye nguveraje none ngenda narambye umwana narambye abonye agakobwa keza umurwayi arasaze Nick karabandeme umurwayi avuka bamwita papa yake umurwayi wasize nyamara wabona yarwaye mu mutwe si kuri guseka we ubu yarwaye mu mutwe wabigenza ute umugabo wanjye yasaze ni ukuri kw'Imana karabaye ko umutwe uri kumurya wazanye na It's a prank. Neza ko afite umuriro Nyine ararwaye nsobe ko asize arwaye